Murakoze bene data bakurikiranye ijambo ry'Imana ku Buzima Bushya TV. Dushima Imana iduha undi mwanya ngo tugaruke kuganira namwe ijambo ry'Imana, kandi mureke tubanze twinginga Imana. Mana, turagushimiye ko duhaye uno mwanya ngo tuganire ijambo ryawe. Nyemerere rero bantu bose bakurikira ijambo ryawe ribagirira umumaro mu mitima kandi ritera impinduka nziza mu buzima bwacu twese. Urikomeresha ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo rigire agaciro mu mitima yacu. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Kugira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 19, hanyuma umurongo wa 6. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo w'umwami wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Nshatse ko tuganira aya magambo y'Imana, ngira ngo mbabwire bene data ko tugomba kwiga gukora neza mu gihe cyacu. Ubwo intego y'ijambo ry'Imana ni ukwivuga gukora neza mu gihe cyacu. Aya magambo Yesaya yavuze yabayeho mu gihe cya Hezekiya, ariwe muhanuzi. Hezekiya yimye Yudaya kuyobora Abayisiraheli afite imyaka 25, abayobora imyaka 29. Hanyuma i Samariya hayoboraga Hoseya, yari yarimye mbere gatoya ya Yesaya imyaka 3. Bagiraga umwanzi umwe wabarwanyaga bose witwa umwami wa Ashuri witwaga Senakeribu. Hanyuma yagiye barwanya mu bihe bitandukanye. Akimara kwima mu mwaka wa 6, ubwo hari mu mwaka wa 9, yarwanije Hoseya. Umwami wa Ashuri aramutera, aramunesha, munyaga ibintu byinshi, amunyaga n'ahantu hanini. Hanyuma bigeze mu mwaka wa 14 wa Hezekiya, ubwo bivuze ko Hoseya we yari mu mwaka wa 17, atera noneho i Samariya. Aterayo ahanyaga ibintu, ariko ngo Hezekiya yanga kurwana nawe, ahubwo amusaba imbabazi. Musabye imbabazi amuca amafaranga, baranayamuha, ngo yari mu rusengero yose barayamuha. Cyongeyeho bamuha zahabu ngo zari ziri kuzirimbishije umuryango w'inzu y'Imana, arazijyana. Agezeyo rero arashyekerwa, ashyekewe agaruka ubwa kabiri, yicaraho bitira Kishi, atuma uwitwa ngo Tarita na Burasira na Busarisa na Rabushaki ngo bagende bagaruke kandi gutera Abisiraheli ubwoba. Mu magambo bamutumagaho yari amagambo avuga ngo umwami mukuru wa Ashuri ariwe Senakeribu, ubwo niwe bavuga, yagutumyeho intumwa ngo akeneye ko kukwigarurira akakugira uwe, n'ibintu byawe byose ngo azagutera kandi vuba. Hanyuma kandi abatuma gutyo, yongeramo Rabushake ngo wari intyoza mu kuvuga no kumenya indimi, uzaza agasobanura ibintu mu kirimi Abayuda bose bumva, kuko bundi ururimi rw'abanyepolitike b'icyo gihe rwari Ikinyaramaya. Aje rero uwo ngo abivuga mu kirimi bose bumva, nk'uko uyu munsi yaba gutuma ku munyarwanda kohereza Ikinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bose bumve ubutumwa. Kandi ngo cyari kibigiteye abikora atyo, ngo yagira ngo nibamara kubyumva bahushye ubwoba, bivumbagatanye, banga umwami, bakora imivurungano, none anatera nyine azabasange mu imivurungano kuko abatsinde. Hanyuma rero ngo yari amagambo avuga ngo yagiye kugutera, kandi kugutera afite icyo yishingikirijeho, yabibwiwe n'Uwiteka. Cya kabiri, nta mana ufite izagutabara. Imana yitwa Uwiteka yakagutabaye, niyo wameneye ibicaniro urabisenya. Iyindi wakagize ngo iragutabaye nizo basokuru bawe basengaga, none warazisuzuguye. Indi yari iriho icyo gihe Hezekiya yari yarashenyeye, ni inzoka yo mu butayu, ngo bari barayikurikiranye barayijyana bayigeze iwabo, ngo bajyaga bagira igihe cyo kuyitura amaturo bakayifata nk'iyabarokoye, cyagiye baribwaga n'inzoka mu butayu, ya yindi Mose yamanitse. Hanyuma rero izo zose Hezekiya yimye, we ngo yasanze basekuru bazisenga, azikura mu rusengero, arazisenyera, arazirukana, arababwira ati Imana tugomba gusenga n'Imana yitwa Uwiteka. Mu gice cya 18
ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu niho havuga ko Hezekiya yakoze ibishimwa n'Uwiteka, akorera Imana imushima kandi akora ibintu bituma yomatana nayo, bituma Imana imushyigikira mu gihe cye. Aha iyo mvuze ngo dukora ibishimwa mu gihe cyacu, mbagira ngo mbabwire ko iyo umuntu yakoze ibishimwa mu gihe cye aranesha, Imana ibana nawe ikamuneshereza. Bibiliya rero yatubwiye ngo bamaze kumubwira ayo magambo, Hezekiya abona noneho birayoberanye, ayibaza niba agiye gutanga igihugu mu maboko y'ababisha, ngo afata icyemezo abwira Abisirayeli bose ati twambare ibigunira turyame twigaragure mu ivu, dutabaza Uwiteka dusenge. Ariko ngo kandi abwira n'abantu ntumwazohereza kwa Yesaya w'umuhanuzi, Yesaya mwene Amosi, ngo zijyayo. Zihageze zimutekerereza ibyo umwami azitumye, ngo nawe abatumaho ubu butumwa nasomye hano. Ngo arababwira ati mugende mubwire umwami aya magambo ko Uwiteka avuze ngo ntakurwe umutima n'amagambo yumvise y'iterabwoba y'umwami wa Ashuri, ko Uwiteka ubwe azaza kuri urugamba, ngo uwo mwami namara gutera azumva impuha z'intambara zimutere gusubirayo, kandi nasubirayo Imana izamwica kandi imwicishije inkota. Icyabaye ni iki rero? Icyabaye ni uko babaga bamaze kuvuga amagambo y'iterabwoba, hari icyo bongeyeho tutareka kuvuga, ko ngo baramubwiye ngo iba wari wiripotinze kuri databuja ukamanika amaboko ukemera imbaraga ze, twagiyewe nagutiza amafarashi 2,000. Ngo bivugaga n'uwitwara bushake, ngo nagutiza amafarashi 2,000, ngo kandi ayo mafarashi ngo ikibazo ngo sinzi niba wabona ingabo zijya kwayo mafarashi, ko bamusuzuguraga nk'umuntu utabona ingabo zikwirwa kwayo mafarashi. Kandi koko uru rugamba ntabwo rwarwanywe n'ingabo nyinshi, uru rugamba rwarwanywe n'ingabo z'Uwiteka. Hanyuma rero ngo Hezekiya amare gutuma izo ntumwa, Yesaya ababwira ayo magambo, ngo bayasubiriramo abo bantu batumwe na Senakeribu, ngo baratabibwira Senakeribu. Senakeribu rero ntiyatinze, ngo yarazamutse aratera. Ateye rero ngo Imana yohereje marayika wayo, ngo araza yirara mu ngabo ze, arazararika, ngo ataha ingabo zashize. Ageze iwabo ngo ajya mu ngoro y'ikigirwamana cye, ngo kugitambira ibitambo ko wagarutse amahoro. Ngo ari mu iyo ngoro ye rero, ngo umuhungu we w'imfura ngo yaraje azana inkota ayitera se aramwica. Amuhoye iki? Amuhoye ko yicishije ingabo z'Abashuri zose zigashira, akaba agarutse gushima icyo kigirwamana. Icyo Imana yavuze kiba kirasohoye, kuko barapfuye kandi yishwe n'inkota, ariko kandi n'Imana ibirwaniriye Hezekiya kuko yomatanya nayo, nk'uko uyu murongo wa 5 w'igice cya 18 bivuga n'uwa 6 haravuga ngo Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isirayeli, mu bami bose b'Abayuda bamuherutse ntawahwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yose yategetse mu kanwa ka Mose. Bene da, naje kubabwira ijambo rivuga ngo mu gihe cyanyu nimukorere Imana, mu gihe cyanyu nimwomatane n'Uwiteka, mu gihe cyanyu nimugumane n'Imana. Kubera iki? Kubera ko kugumana n'Imana ari byo byonyine bituma Imana igirira umuntu neza. Mbibutse ko Hezekiya ari we wa wundi Bibiliya itwereka umuhanuzi Yesaya yaje aramubwira ngo igihe cyawe cyarangiye, yaraga ibyo mu nzu yawe, ngo nawe ntiyabyemera, ngo arasenga yerekeye ivure, ngo arahindukira ku buriri aho yari aryamye, ngo abwira Imana. Iyo bavuze kwerekera ivure no kujya gusenga, abasobanura ijambo ry'Imana mu bitabo bimwe na bimwe bavuga ko ngo yerekeye ivura, abwira Imana imirimo yakoze mu rusengero, ayibutsa bya bintu yasohoye mu nzu y'Imana, ayibutsa uburyo yagaruye agaciro kayo mu ihema, arayibwira ati Nyagasani Uwiteka wibuka ibyo mirimo, nanjye unyibuke undengere. Hanyuma ngo Imana iramwibuka. Umuhanuzi ngo ageze mu nzira aragaruka kumubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe, ikongereye igihe cyo kurama, ku myaka yawe yongeyeho indi myaka yo kurama 15. Niba mwifuza kurama, Pawulo yabyandikiye Abaroma arababwira ngo abifuza ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Niba mwifuza kurama, mukifuza kuramira mu Mana, mukifuza kuramira ku isi, mukifuza kuzabona ubuvivi n'abuzukuruza n'abuzukuru banyu, mubishakishe gukora ibyiza mudacogora, mubishakishe gukorera Imana neza, mubishakishe ko Imana yavugwa neza mu gihe cyanyu, mushakishe uburyo Imana yanezezwa n'imirimo mukora. Rero mu gihe cyanjye no mu gihe cyawe, ndababwira nanjye nibwira nenda gusoza, mureke dukorera Imana, ko
gukorera Imana bigarura ubuzima. Bibiri itwereka uwitwa Tabita yapfuye, abapfakazi bafashe imyenda yabadodeye bazengurukana mu murwa barira bayikoreye amaboko bataka cyane, bakubitana na Petero ngo babajije icyabaye, bamwereka urupfu rwa Tabita, ngo aramusengera, Imana iramuzura. Ntabwo rero yazuwe nuko barize cyane, ntabwo yazuwe n'iyo myenda yadoze, yazuwe n'imirimo myiza yakoze kandi ayikorera abadafite shinge na rugero. Aha ndababwira ngo mu gihe cyanyu umuhereye ku bwo ndabivugira iki, uyu Tabita ntabwo birerekana ko yari umuntu w'umukire ukomeye, yari umuntu w'umutayeri ntabwo ari mu bantu bakomeye bo mu gihugu, ariko witaye ku bapfakazi. Rero nashaka kuvuga ko kuri iri jambo uhereye ku muyobozi mukuru, abakomeye, abaciriritse n'aboroheje ndetse kugera ku hasi cyane, twibwira ko ari wowe uciriritse, hari icyo twakorera Imana cyatuma Imana ivugwa neza, hari icyo twakorera Imana cyatuma Imana ihabwa icyubahiro, hari icyo twakorera Imana cyatuma mu gihe cyacu Imana inezerwa. Mu gusoza nabahendahendaga ngo mu gihe cyanyu, mu gihe cyacu, dukorera Imana, dukore ibituma Imana inezerwa. Mu bihe nk'ibi dufunze, abantu bari mu mazu kubera coronavirus, ni igihe twakorera Imana kurutaho cyane, ndetse kuko aho gukorera harahari tere yabaye nini. Nabibwiraga ko hari uko bameze bakoraga kandi byemera, uyu munsi bari mu mage, twabageraho, twabasura, twababwira ubutumwa bwiza, twasangira nabo bike dufite, tukaba dukoreye Imana. Murakoze cyane. Tuzasubukurira ahangaha twari tugereje, ariko mbabwira ngo gukorera Imana mu gihe cyawe bigira umumaro, bikazana ingaruka nziza ku buzima bwawe no kubagukomokaho. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge. Mana ikunda ijambo ryayo, iri tuganiriye na bene data, uhereye kuri jye urivuga, na bene data abandi bugufiya, udushoboze gukora neza mu gihe cyacu, kugira ngo amaherezo yacu azabe meza, kandi utwigishe kubara iminsi yacu, bitume dutunga imitima y'ubwenge, utubashishe tuba intwari mu gihe cyacu, kandi abazumvira ijambo bose rizabagireho ingaruka nziza ku buzima bwabo. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen.